Yes Miki. Ndabona hahiye. Uratsuye usanze ndi mu muziki. Bari bahatwitse kabisa. Ntabwo ari cyane. Ariko kunda kwibyina na wenyine nkuko cyangwa iyo uri kumwe n'umuntu biba byiza kurusha. Iyo uri kumwe n'undi muntu birumvikana. Kumwe n'undi muntu nyine uri kumwe n'undi muntu. Wimaraga irungu. Cyane reba ryanyeshe. None abakurikiranye Gitabo Media TV tube namba yawe bajya bagushaka mu byinane. Byo bahabonse byose karebye sinakikwe nta n'imyaka izaza. Niko kuri se? Bana mbana cyazo banyivugishereza. Okay. Twari tugusuye rero nanone turagusuye Miki. Yego. Okay. Ni byiza konsura mu ndabashyitsi bagenda bakagaruka. Niye hando bizi. Niye bakuvura mu minsi 7 ugatandukana no kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Ingaruka zo kwikinisha zirakira burundu, intanga zabaye ibihuwe hahandi umugabo atakibyara, ibyo nabyo biravugwa byihuse. Ikingire kandi wirinde indwara zifata prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva dusanga dutera mu dusabo tw'intanga ngabo, kwihagarika ukababara n'ibindi byinshi. Ubuhehe na stress twaje turi igisubizo cyihuse kandi kirambye mu bibazo byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye muri rusange. Wakoresheje imiti myinshi ishoboka ariko byaranze, gusa humura. Kora delivery hose mu Rwanda no hanze, dore ko dukorana na DHL ndetse we ni Posta. Delivery ituruka mu mujyi wa Kigali. Inama zawe zubatse benshi. Rwose pe abakunzi buri muragwiza uko bukeye nuko bwije. Ngomba kubagira. Bose mwumva atari ngombwa kubagira kuko ntago wabicyamamare gunogire na nawe urabizi kuri icyamamare. Cyane. Narizi ko ari ubizi gusa. Oya ntabwo ubizi gusa gute nanjye ndabizi. Okay. Abakunzi bawe rero bampaye ibibazo byinshi ngomba kukubaza. Yego. Kutambaza ngo ni bandese. Oya nabagabo sinakirwa mbisubira mu byibazo cyane nubwo twakirirwa tubigarukaho. Ndabizi ko ari abagabo. Okay. Abasore. N'abasaza. Iyi mbazo uti harimo abirabura n'abazunguzi. Ko bose ndabizi ko baba bavanze. Abazungu sababwira iki uyu mwanya abakurikiranye Gitabo Media TV? Abazungu se? Okay. Nizere ko atarabazungu gusa n'abanyarwanda barimo. Cyane bose baravanze. Cyangwa se abirabura. Bose abari ngombwa. Okay. Hari umukobwa wamumajije ikibazo. Umukobwa? Nako nsenya mbafasha. Nabyo narinze. Ni ingeri zose. Ni byiza. Baba ababyeyi bubatse, baba abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange, bose ntabwo dafasha. Okay, ariko bari byiza n'inama mwiza. Gusa nyine comment z'abantu benshi zizari z'urubyiruko urebye hanini nizo ziganza cyane. Ni abari ngombwa. Ubwo urumva rero bakora ku mutima. Cyane. Okay. Inama mbamba zigomba kubakora ku mutima zitanakoze ku mutima ngiye rwose nabibona. Komereza aho rero. Gukomeza ni ngombwa. Nta nubwo usubumva napfa kubivamo bushyushye. Arakubwira ngo courage rwose nanjye. Cyane. Urakoze. Okay. Umukobwa rero yarambwiye tuzambarize Miki afite experience ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Umumbariza ati ari umugabo ubyibushye n'umugabo unanutse ese ugaragaza igikorwa ninde cyangwa se ubikora neza nubushye n'ubyibushye n'umuremure n'ubyibushye n'umuto. Birumvikana ntabwo bose baba bahuje. Hari abantu baba bafitemo experience nk'umuntu mugufi, umuntu mutoya akaba ari mugufiya. Deja abantu wenda batoya ntabwo bakunda kuba abantu batoya ntabwo bakunda kuba bagufi cyane. Navuga nko ku mugabo mugufiya, ngo mugufi rwose gukorera igikorwa burishimye. Umugabo munini nyine abangamiye nyine nawe urabyumva nk'umuntu ukuze. Ugasanga nyine umugabo munini deja ufite n'imboro ntoya ntabwo nakabari neza. Naga kwinjira bye. Oya. Ntabwo yabasha tesa usanga afite inda, usanga nyine ntabwo
ntabwo birimo neza. musubize neza ku buryo anyurwa. Okay, ikintu ndi kuvuga ngo umugabo mugufiya n'umugabo munini baratandukanye, kuko umugabo mutoya usanga afite imboro rwose nini, arakwinjira neza kubera ko nta kintu kiba kimutangira, nta bintu by'ibinure byinshi aba afite mu mubiri we, aba nyine kwinjiramo neza fresh no gukora igikorwa ukumva ni neza. Ariko buze imboro ntoya avuga ngo ni imboro ndende, reka dutandukanye izo mboro. Hari ubunini bw'imboro, hakaba n'ubugufi, hakaba n'uburebure. Iyo ushaka kuvuga ni igihe we? Iyo nshaka kuvuga ni ndende. Ni ndende. Ibyibushye se cyangwa itabyibushye? Ibiri mu rugero kandi ari na ndende. Itabyibushye cyane, itanananutse cyane, iri mu rugero ariko ugasanga ni ndende. Okay. None se abafite ingufu bihebe? Aba bafite ingufu ntabwo navuga ngo nabo bihebe, kuko biterwa n'ukuntu nyine baba mwabiteguye. Ingufu ariko nayo ishobora kuba yakora akazi. Ingufu ishobora kunyaza. Ariko isuza kunyazara. Aya. None umuntu akorongoye nta kunyaza ntago aba aguhamye. Gusa ngo waba ndongoye. Kana cyo waba ukoze. Goko. Nta kintu waba ukoze ariko. Nubura n'umugore wese uramutse niyo waba ari umugore n'umugabo mu buriri, icyo kintu nagikore. Umugore we gutanyuza. Ntabwo ari neza. Hari umukobwa twaganiriye w'inzobe, aracyari n'isugi ngo ibyo bintu ntarabikora. Sarajya umukobwa w'isugi wabo. Ahubwo nabibaza nkawe, kuko niwe uganira nabo kurusha uko ngiye nganira nabo. Kugendana n'urungano rw'abagenzi bawe b'abakobwa, nta ujya kubwira ngo ndi isugi, nta uratoboje amavuga ngo ngiye ndi isugi. Nta bitewe n'ukuntu ngiye nimereye cyane nitereye, ntabwo yakirwa bengira. Ubwo nabwo twatukigenda. Kareka kose. Gusa urumva niba ari agapasi ndamukunda nawe nkamaye gute. Aya yajya kumvunira umuntu. None nizeye. Isugi niza niyo yaba ariyo. Nizagushakayo umubano. Oya nta mubano w'isugi nyenyene. None urashaka abakobwa bose bakureho? Oya ntabwo ari gukuraho. Ntabwo buri muntu wese afite ukuntu nyine ibintu yabiteguye tu, cyangwa yabitekereje. Ntabwo abantu bose batekereza kimwe. Ntabwo navuga ngo nta sugi ndejo zirahari ariko ni nkeya, ariko zirahari. None se umugabo ubyibushye we ntabwo yakora igikorwa cy'imibonano ngo umugore anyurwe? Biterwa n'ukuntu yaguteguye. Tegura ubwo icyo nshatse kuvuga ni ukuntu nyine ashobora nyine kugutegura, mbese mu gihe atangiye wenda nko kugushyukwisha, ko nabivuga. Ko yatangiye nyine akagutegura, biterwa nyine n'uko yaguteguye, nawe nta kibazo wamuha neza. Bivuga ngo aramutse aguteguye nabi akazi kapfa. N'ubundi baba basanzwe n'ubundi ntacyo bishoboreye, ntacyo yaguteguye biba byumvikana. Reka numva bagaya wahuye nabo benshi, wahuye nk'abangahe bibuze. Gusa abantu bafite utuntu dutoya ari tugufi bazi gukora akantu ko oya witwita utuntu. Ni mbona ko nabivuga. Bazi igikorwa cyo kunyaza bwose baragishoboye. Aha ndumva ari sawa. Niye handi ubizi, niye bakuvura mu minsi 7 ugatandukana no kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Ingaruka zo kwikinisha zirakira burundu, intanga zabaye ibihuhe hahandi umugabo atakibyara, ibyo nabyo biravugwa byihuse. Ikingire kandi wirinde indwara zifata prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva dusanga dutera mu dusabo tw'intangangabo, kwihagarika ukababara n'ibindi byinshi. Ubuhehe na stress, twaje turi igisubizo cyihuse kandi kirambye mu bibazo byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye muri rusange. Wakoresheje imiti myinshi ishoboka ariko byaranze, gusa humura. Kora delivery hose mu Rwanda no hanze, dore ko dukorana na DHL ndetse we ni Posta. Delivery ituruka mu mujyi wa Kigali